Ibihe byiza kuri mwese mwakoze subscribe ku Gaseke k'Amakuru official, nizera ko umeze neza cyane. Uyu munsi turi kuwa gatanu, itariki ni 12 ukwezi ni ukwa gatandatu. Muri aya masaha rero ngira ngo murabizi ko ibyanyu muri ya style nabibahaye, ariko twumvikanye ko tuzatugira umwanya wo kuganira tukarebera hamwe icyo umuntu yavuga ko ari nk'amakuru agezweho ari macaracara muri kano karere, ariko no mu Rwanda bitabujijwe ko hari ibyihutirwa cyangwa se hari ibivuzwe byihutirwa burya dushobora kubiheraho nta wamenya. Aka Gaseke k'Amakuru mujye mukora subscribe, mukoreshe na comment, munarayikinge kugira ngo abantu benshi bakamenye. Hanyuma rero tuze twicare tuganire duhanahane amakuru. Hanyuma rero mu gihe wenda ntaza kujya mu busesenguzi, umwanya wenda wa update cyangwa se amakuru agezweho ari macaracara muri kano karere, umuntu abanza guhera mu Rwanda ujya gutera uburezi arabwibanza. Mu Rwanda inkuru y'ibivugwa cyane uyu munsi, mu bitangazamakuru by'inanga mu Rwanda ni nuko umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Kagame asanzwe ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF, yasabye ba ofisiye bakuru bagera ku 108 barangije amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama kurangwa n'ubutwari, ubushishozi ndetse no kugira intego bayobora mu nshingano zabo za buri munsi. Uyu muhango waberaga mu karere ka Musanze, aho ngaho i Nyakinama kwa ruguhimpamya bushobozi abasirikare nyine basoje ayo masomo. Mu ijambo rya Perezida Kagame yavuze ko nubwo amasomo bahawe yabongereye ubumenyi n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bikomeye, aho indangagaciro 3 z'ingenzi buri muyobozi agomba kwitoza ku giti cye. Urumva ntabwo nagenda nk'izo ndangagaciro tutazivuganyeho. Hanyuma rero mu bitangazamakuru ngira ngo abantu banabikurikiranye, ati hari ibintu ishuri bidashobora kubigisha ahubwo mugomba kwitoza ubwanyu. Icya mbere ni ubutwari. Wano umukuru w'igihugu ati mu ishuri bakwigisha ibintu byinshi, wakwiga siyansi, wakwiga ubumenyi, wakwiga ibiki byose, ariko ikintu cyitwa ubutwari umuntu aracyitoza ku giti cye, nta muntu ukiga. Hanyuma rero ati ntabwo buri gihe muzabona ibisubizo cyangwa se icyizere cy'ibizakurikiraho, ariko ubutwari nibwo bufasha umuyobozi gufata ibyemezo bikwiye nubwo haba hari urujijo cyangwa se igitutu. Yakomeje avuga ko icya kabiri ari ubushishozi mu gufata ibyemezo. Ukajya gufata ibyemezo washishoje, apana abantu twajyaga twumva mu myaka yashize, ariko ikoranabuhanga nagakenya wa mugani w'abandi abantu basinyaga blank paper ngo ugenda uyuzuriza ugasinya ugateraho ukashuka uvuga uti ndagiye mwuzuze, ugasanga wuje ibintu bitafite umurongo. Hanyuma rero yanavuze ko icya kabiri ari ubushishozi, n'imaze kukivuga kubera ko inshingano ziyongera ari nako ingaruka z'ibyemezo bifatwa ziba nyinshi. Ati ubushishozi bwubakwa n'uburambe, gukorana n'abandi ndetse no kwemera kwigira ku makosa kugira ngo umuntu abashe gukosora aho bikenewe. Umukuru w'u Rwanda yavuze rero ko ikintu cya gatatu ari intego isobanutse umuntu aba aharanira. Ati intego ituruka ku kumenya neza icyo urwanira. Ku Rwanda iyi ntego ishingiye ku kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu cyacu, niho ishingiye no gukomeza urugendo rwo guhindura igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha ngaho urumva habwirwaga n'abasirikare ba fande biba byoroshye. Umukuru w'igihugu yibukije bariya ba ofisiye ko ikibazo kitakiri ukumenya niba bashoboye kuyobora, ahubwo ari uburyo bazakoresha ubwo buyobozi. Ati izi ndangagaciro ukoresha tuzigomba kugaragarira mu bikorwa bya buri munsi kandi zigahora zongererwa imbaraga. Perezida Kagame yanibukije abasirikare ko izina n'icyizere ingabo z'u Rwanda zifite bitigeze biboneka kubw'impanuka, ahubwo ko byubatswe mu myaka myinshi binyuze mu murava, imyitwarire myiza ndetse n'ubunyamwuga. Yanibukije kandi ko isi ikomeje guhinduka bitewe n'ikoranabuhanga rishya rigenda rigaragara n'ibibangamiye umutekano bishya, bityo ko abasirikare bagomba gukomeza kwiga ndetse no kwiteza imbere. Ati mugomba kwibora mufite ubunyangamugayo kandi ntimuzigire muhagarika kwiga no kwiteza imbere. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama yitwa Brigadier General Andrew Nyamvumba yavuze ko abanyeshuri 110 ari bo bari batangiye amasomo, ariko 2 muri bo ntibabasha kuyarangiza kubera impamvu zitandukanye. Mu barangije amasomo harimo abofisiye 20 baturutse mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda, mu gihe abandi bose ari abo mu ngabo z'u Rwanda. Muri uwo muhango kandi umukuru w'u Rwanda yashimiye ibihugu byohereje abofisiye babyo kwiga mu Rwanda, avuga ko umubano n'ubufatanye byubakwa hagati yabo bifasha mu kongerera imbaraga ubufatanye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Hanyuma kandi nashimiye abarimu b'iri shuri n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ku ruhare rwabo mu gutuma iri shuri rikomeza gutanga amasomo ku rwego rwo hejuru.
mu bahembwe nk'abahize abandi mu masomo umwanya wa mbere ukanwe na Lieutenant Colonel Waiteri Kageruka wo mu ngabo z'u Rwanda, Lieutenant Kano Waiteri Kageruka. Urumva yari inkuru igezweho, birumvikana. Umukuru w'igihugu izo mpanuro buriya bintu bitatu rega buriya nyakubahwa Perezida Kagame yavuze ntabwo ari abasirikare gusa, buriya buri muntu wese arabikeneye. Ikintu cyitwa ubutwari, umunyarwanda aho hava akagera, yaba nawe udukurikiye, twese dukeneye ubutwari, dukeneye ubushishozi mu myanzuro dufata kugira ngo tugire igihugu nyine gifite aho kiva n'aho kigana kandi heza. Ibyo kandi ndagira ngo ndatekereza ko ngomba kunabikomozaho gato cyane ku bijyanye impinduka zabaye muri guverinoma muri kino cyumweru. Ngira ngo mwarabibonye ko umukuru w'igihugu yakoze impinduka muri guverinoma, muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Minisitiri ndetse n'uwari umunyamabanga wa leta barirukanwe, basimburwa na minisitiri mushya Murwanashyaka Damien, ndetse kugira ngo hanagaragazwe uburyo iyi minisiteri ihabwa imbaraga, byabaye ngombwa ko ihabwa abanyamabanga ba leta babiri. Icyo ngicyo ndatekereza ko ubwo abantu bumva icyo gisobanuye. Ubu turi muri 2026 yagezemo hagati, hanyuma turi muri gahunda ya NST2 2029. Ese intego zo kugeza ibikorwa remezo ku Banyarwanda, intego igihugu cyihaye cyane cyane muri iyi manda, abantu bari kubigendamo bate ku buryo muri 2029 ibintu bizaba byose biri tayari, biri ku murongo, amazi n'ibiki byose. Ngira ngo muri iyi minsi ikintu cyitwa amazi cyabaye ikibazo gikomeye. Amazi cyabaye ikibazo gikomeye. Wenda ubu turi mu mpeshyi, umuntu ashobora kuvuga ati ni mu mpeshyi ubundi amazi akunze kubura, ariko hari n'abandi bantu yaba mu mvura yaba mu mpeshyi yaba hehe, abantu batuye muri Kigali ibaza ariko aho amazi ashobora kubura muri Kigali. Ubwo izo mbaraga zose zashyizwemo no kugira ngo nibura muri 2029 ikibazo cyitwa amazi kibe cyarangiye. Hanyuma ntitwabura kuvuga n'ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Umuriro w'amashanyarazi nawo umaze iminsi ari ikibazo n'aha ngaha, kuko ngira ngo murabizi ko cyangwa mukunze no kubibona, umuriro ubura mu gihugu hose pe. Saa 12 umuriro ukaba uragiye i Kigali, uragiye mu ntara, uragiye ku Gikongoro, uragiye Cyangugu, uragiye Kibuye, Gisenyi. Ubwo ndimo ndavuga ibintu by'intara gutyo muri ubwo buryo, ariko ubwo urumva ni Nyamagabe, Nyamasheke, Rusizi na Rubavu n'iki byose. Ariko ubwo urumva nanone erega biriya bintu by'amazina kuvuga ko nyine abantu bahita babyibagirwa cyangwa bagira gutyo, biriya byo usanga bigoranye kubera ko nk'inzego cyangwa nk'inzego cyane cyane za Kiliziya Gatolika ngira ngo ntabwo zipfa guhindura n'iki byose. Ubwo rero ntekereza ko ubu icyo abantu bashobora kwitega muri Minefura, imishinga y'ibikorwa remezo ihari isa n'iyadindiye, ntabwo gusa no kudindiye, iyadindiye. Ibijyanye n'imihanda reka data, ntekereza ko minisitiri mucyo w'ibikorwa remezo agomba kumva cyane ikintu cyitwa imihanda mu ntara y'Amajyepfo. Muri ntara y'Amajyepfo nta kindi bivugiye, si uko wenda ari uko wenda ariho nkomoka cyangwa ariho minisitiri akomoka, oya, ni hamwe mu hantu ubona ikintu cyitwa ibikorwa remezo bifite ikibazo pepe, cyane cyane ikintu cyitwa imihanda. Ngira ngo abantu bazi ikintu cyiswe mu ntara y'Amajyepfo, muzi ikintu cyiswe koridoro y'ubukene. Koridoro y'ubukene ubanza hari imirenge igera kuri 12 yo muri Ruhango, Nyamagabe, akandi kari Ruhango, Nyamagabe, kandi kari nakahe kuzi nk'igice cya Muhanga n'iki byose. Icyo gihe ku bwa Fande CG Emmanuel Gasana cyitegeka Amajyepfo, basibuye iyo mirenge, ubona ibikorwa remezo byasubiye inyuma. Muri minsi yashize twahoze tuvuga tuti noneho ibiraro byaraguye n'iki byose, usanga kugira ngo uzabone nk'akarere ka Muhanga, akarere ka Ruhango na Nyamagabe, ikiraro cyabahuzaga reka data. Ubwo kuva nk'inyamagabe ujya ikaduha usanga reka data. Nikireza ko intara y'Amajyepfo ku bijyanye n'ibikorwa remezo cyane cyane by'imihanda ni bike pe, ni bike cyane. Umuntu wese ngira ngo yavuga murumva uko bihagaze. Ntabwo wenda nshaka kwinjira muri byinshi cyane, ni ibintu biri aho ngaho bivugwa, izo bantu bagomba kubimenya. Hanyuma izindi mpinduka zabaye muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, kuko minisitiri yasimbuwe n'uri PS muri iyo minisiteri. Iriya minisiteri niyo yakunze kuvugwamo ibintu byinshi, kuko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda buriya hakunze kuba ibintu by'ibibazo cyane cyane by'ibiciro, ariko ifite ibigo byinshi bishamikiye.